ngewe nzayagusubiza kwezi gutaha urabizi ko iminsi bingoye pe mbese shuna amafaranga no kwigurira mu yanjye nese ko nawe mfite uragira ngo mbigenze ahubwo reka nkubwire umuntu mu bintu barumenye ko gaze yashize kandi ikintu nakibazo shu ahubwo subusheri reba amatari cyane ari numva reba ukuntu inzara zanjye zisa ariko zashokombe byo sibyo sheri mbaro ndebera twajwe zirahengamye zirareba iburyo zirareba ibumoso ngaho mbabarira umbwire umugore w'umugabo we usa gutya okay sheri rero reka nkubwire sibyo humura tuza sibyo se tuza nabyemeye nta kibazo nanshi ndayemera ari kurankopa urabungurije rero ibyanjye nibyo byawe umva se ntabwo ni nziza ntabwo n'ubundi wari gukora amafaranga yawe ngo bari wowe unguriraho ya rwose aho ngaho nambaye umugabo wa feke sheri n'ubundi kwari kugira ngo urugendo rwacu rube rugufi tuganire tugire gute ariko budget irahari ahubwo nateguye 50,000 yo kugira ngo ngugurire kabisa meze neza surprise tugire gute kugira ngo uyu munsi hehe n'igikoni wow cyakora urantunguye pe nabibonye ubundi ko uyu munsi uri bumbere mwiza urakoze cyane uramfashije ubundi najyaga njya mu materaniro ariko mwumva umutima nturi hamwe ndi gutekereza ukuntu ngiye gusubira mu rugo nkajya guteka nkajya kugira gute uzi ukuntu bivuna urakoze ubwo turataha tujya hehe turarira hera turaba tuhashaka sibyo turaba tuhatekerezaho ariko nyine ubwo uri wowe wabona uvuze ngo tujye muri bari k'amafuti kahariya hepfo akahise shaka ahantu heza wikwikanga nabyumvise yuko uhagaze neza nta kibazo ibindi byihorere twe tujye gusenga ndaza kubikubwira uzi ko twenda no kugerayo cyakora wakoze kuzana kano kantu gatumye tugerayo tutananiwe nayumva bikimeze neza uyu munsi rero reka tujye kwakira iby'Imana iri butubwire icyo nzi cyo uyu Imana iraza kutubwira byinshi pe kandi byiza ariko rero ndabona twenda kuhagera reka tuvugane ku byifuzo ku mashimwe dufite mu rugo jewe mbona biriya bintu byo kujya imbere y'Imana tuvuga ururimi rumwe ari byiza nk'umuryango ukaba ufite amashimwe ibyifuzo se tuziranyeho si byo byiza ngaho reka tubivuganire ibyifuzo duhere ku mashimwe byiza gusenga Imana ugahera ugatangira gushima nibyo byiza duhere rero ku mashini ko wagira ngo ari ahantu urimo kwigira ubupasiteri kandi nareba ibintu byose byo muri Bible byananiye ariko ntacyo uburyo urimo gutwara ibintu wagira ngo uvuye mu mashuri ya teoloji birimo biraza nyine twagiye rero mu mashimwe rero sheri ibintu dufite gushima Imana turashima Imana ku mpano y'ubuzima Imana yaduhaye kuba yaturinze no kuri nishimwe rikomeye sibyo yego uribuka yamanuka yo kwa kabiri cyagiye mu gitondo tujya mu kazi uretse Imana yonyine iyo yaturokoye si byari birangiye ukibuka rero nacyo nishimwe rikomeye dufite nk'umuryango ariko nanone tugomba no gushima Imana ko ikiduhaye imbaraga zo kwihangana no kwihanganira ibigeragezo turi iki kigeragezo cyo kutabyara kuba tugihagazemo bwuma nubwo Satani agenda atera amanywa nijoro adasiba ku manywa nijoro akanyura mu bantu akagira gute ariko turakikundaniye ahubwo ngereka wihindura isura iri shimwe reka ribanza umwenyuremo nta kibazo shirindamo ntureba kandi reka nkubwire uragonga uri muri ibyo ngibyo ntureba dushime Imana kubw'icyo reka nkubwire ngiryo nishimwe rikomeye gusa ngiye ikintu kimbabaza ni kimwe iyo ngeze hano hantu no kubona icyifuzo mbwira Imana niba udashaka ko abantu bagukomanga ngo umugore wawe uri kurira mu rusengero iyo mbigezeho mbura imbaraga mbura ijambo ryo kuvuga mpita numva gusa namarira yonyine ari kumanuka nta kindi nabuze ikintu mvuga ariko ubundi nishimwe rikomeye kandi shiri nubwo ari ishimwe ariko nawe ndagushimira pe mva
ndagushimira cyane, Imana iguha umugisha cyane, kuko abagabo benshi ntabwo bajya babasha kwihanganira bino bintu. Reba ibintu byose famiye yawe kubwira ibiki n'ibiki, ngo umugore wawe yaje guca umuryango, ariko ukabirengaho. Sherisha, Imana iguha umugisha pe. Nihomva nawe ndagushimira mugore wanjye, kandi humura rwose. Ntabwo nzigera mva mu isezerano. Urakoze. Ikindi kandi sibyo, ikindi kintu rero ubwo n'umuryango se aya mashimwe sayura, hari n'ibindi mwuka wera agenda aganiriza umuntu, nabyo ntitubyibuka, dushima Imana. Noneho ibyifuzo rero, duhana ibyifuzo, hanyuma tugende, dore ngira ngo ba service ya mbere irarangiye. Gusa si bo batangiye gutaha, baturi guhura nabo menya ari bo. Yego. Ariko nanone ndumva nureba nubwo twahera kuri aya mashimwe dushimye mu kanya, kuko Imana iki dukomeje kuba tukibana tumeze neza, bagira ngo turi muri honeymoon sheri. Shano kwenda bishima Imana pe. Tunashire rero icyo cyifuzo imbere n'ubundi. Cya kintu cyifuzo cy'urubyaro rwose. Imana isoza isezerano yaduhaye pe. Ndumva imirindi yayo nyamara. Ejo bundi uziko narose. Kabimbwiye. Ntabwo nabikubwiye. Urabona erega sheri, hari ukuntu nagizemo akantu kihamuka. Kikize. Hari ukuntu nzana ibintu by'ababebe byo kubyara, nkabona uhinduye isura. Ubu byarahindutse shushe. Noneho nagize inzozi. Nanga kubikubwira. Uzi ko narose ko mfite akabebe nagahetse ku mugongo, karimo kurira ku mugongo, ngo watinze ku kazi bafite, ariko mwumva ndi proud yabyo, none nkakura ku mugongo. Nushaka kunyita bebe. Nese shurika kubwira. Ubashije mu nzozi zawe kubona umwana ukuntu asa n'inzobe, wabonaga ari inzobe cyangwa yariraburaga? Umva, sikwagira ngo ni mu metise. Ibyo nibyo nasabye Imana. Nkunda abana b'inzobe, nkunda ababebe b'inzobe. Yari afite umusatsi nk'ibi byasi. Ibi by'ibirende byiza bititira gutya nk'ibya. Ugiye no kuvuga ngo wabonye musa. Sheri, reka nkubwize ukuri. Cyokoza tubabari. Nabonaga bikava mu nzozi ukabiduha kuko ukaduha. Nabonaga amaso yari nk'ayawe. Kuko urabona ko ndusha amaso meza. Shuri ibyo tubireke. Tugiye muri izo nkuru, mu kanya wambwira ngo wabonye n'Imana iguha izina ry'umwana. Tubyorere. Ni ibyo ngibyo.